yavuze kubera intambara uri guhura nako mu kazi urimo abana se Mana ubu burwayi maranye igihe kirekire ese ni Imana yavuze haleluya ni Imana irakoze kandi gufiteho umugambi Uwiteka yahagurukije Yesaya Imana ishimwe haleluya imuhagurukije ntabwo muhagurukije na wenyine ndetse haleluya kugira ngo asanganire umugaragu wayo Uwiteka wubashye Imana wowe wubashye Imana uburyo Imana iri kukuregeza ireberevo Christian mandegeza ireberevo iri wowe kureba haleluya Imana ishimye kurwana na Imana irabireba intambara iri mu Rwanda z'Imana irazizi akarengane muri murenganya Imana irakazi wa mukozi Imana ngo mbese ni Imana yampamagaye ese ninde rero kugira ngo ni Imana yaguhamagaye iranagutoranya Imana ishimwe cyane ariko mu rugendo kugira ngo nawe utabisari nk'abandi Uwiteka Imana ishobora byose ahagurukije nde bugambanira niho basiga baducira ibico niho usigaye gutangira reporte we murasengana mubana muri groupe mubana muri korali na hehe abo nibo basigara abanzi bacu niyo mpamvu Efurayimu avuzwe amahangaha ni twebwe ba Efurayimu twarivanze n'andi mahanga natwe tumira imvubu z'ibitaro ariko byatewe n'indamu Efurayimu iyo ataza kuyishaka indamu ntabwo aba yagiye muri bari abanyamahanga yagiye muri bo ahita asa nabo niyo mpamvu arimo kugambanira ubwoko bw'Imana haleluya ariko ubwo Uwiteka Imana avuganye nawe baramubohe ariko haguruka vuba Imana ishimwe cyane ujyamo mfatira umwana ukuboko ujyamo umutambutse muri bara Imana ijya kugutambutsa hagati y'ababishawe mu izina rya Yesu uko Imana iguhaye umufasha Imana ishimwe uzababanaho uzabakorana uzababyarana uzabashakana Imana yacu ni nabucyubero kuko Imana ni Imana ishobora byose ahubwo nagira nkubwire ngo uhagaze ute muri iyi minsi ese urugendo rurimo rugenda cyangwa ari waracogoye ese reka musuze kandi bifurize amahoro y'Imana n'umugisha aturuka ku Imana aho uhereye hose mu bice bitandukanye by'isi y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese mwumve ko turasubiye tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi iyi ni Iriba ry'Uwambaje TV Imana ni iriba itanze kugira ngo abantu benshi muvome kandi abantu benshi muhembukireho kuko ari cyo gihe turimo Imana yafukuye akariba turayishyira mbere ko dutangira ikiganiro cyacu yuko idufukuriye akariba akaba kitwa Iriba ry'Uwambaje TV dukora umukozi w'Imana Clarisse kubw'Imana umukozi w'Imana Imana ihamagaye no kuko Imana warahamagaye no kwambira Clarisse twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi tuguhaye ikaze murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe meze neza ndashima Imana urakomeye cyane tuguhaye ikaze kuri Iriba ry'Uwambaje murakoze cyane nanjye ndishimye kuboneka kuri Iriba ry'Uwambaje TV Imana umugisha cyane bwa mbere habonetse kandi tuguhaye ikaze ya burundu murakoze cyane murankunda cyane nanjye ndabakunda kandi ndishimye cyane kuba mu muhaye ikaze rya burundu ni ukuvuga ngo ni icyizere Imana ingiriye isanga haleluya ndashima Imana kubw'icyo cyizere ingiriye kandi ntabwo nzigera ntandukira igihango Imana igiranye nanjye haleluya ntabwo nzahava kandi ntabwo nzahava ukuri yego Imana iguha umugisha kandi Imana ishyikire iyi ni Iriba ry'Abera TV ko bidukurikiye Iriba ry'Uwambaje Iriba iyi ni Iriba ry'Uwambaje TV Imana iduhaye kugira ngo tujye tuvomaho wowe dukurikiye ari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo tujye tubona mu biganiro byacu bya buri munsi ikindi kandi n'ibiganiro byishimiye ko nibikunze bisangiza n'abantu turifuza ko abantu bose bamenya ukuri ijambo ry'Imana bamenye ukuri niko kuzaba batura kwa subscribe ukoresheje wandika comment inama zanyu ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kugira ngo twagure ubwami bw'Imana sibyo Clarisse kwemeze Iriba ry'Uwambaje kubishatse kuvuga ikiri kuriye Iriba ry'Uwambaje ntabwo ari Iriba ry'Uwambaje Nyabingi si Iriba ry'Uwambaje ziramana zibigirwamana si Iriba ry'uwakoranye n'abarangi si Iriba ry'abapfumu Iriba ry'Uwambaje Imana Iriba ry'Uwambaje Imana yego bivuze ko hari n'abatambaje Imana bafite iriba ryabo rirahari bafite iriba ryabo bavomaho ariko umuntu wese wambaye Imana agomba kwiriba ry'Uwambaje ibyo uhabwa ibyo yasengeye bivuye mu bushake bw'Imana abivana kuri Iriba ry'Uwambaje haleluya ufata ubona ibyo yakuye mu manyanga no mu buriganya no kwesukura no kubeshya abantu iryo ngiryo ni iriba ry'irimbukiro umuntu wagize iri yerekwa nje musaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo none wowe umugisha rwose kandi ukomeze umwagura nuko Clarisse twishimiye ko nawe kuri Iriba ry'Uwambaje
kandi ni iby'igiciro ku bana nawe ni umugisha kuri twebwe ndetse turifuza yuko n'abantu bose dukurikiye babona uwo mugisha neza twabonye. Reka tugusabe noneho rero kandi Clarisse usenga Imana, ariko ndifuza ko mbere yo gusenga Imana hari akarimo kari kumfasha umanza ukazamu ndabizi ko kari kugufasha kugenda kose. Imana ishimwe. Yesu aramfata. Haleluya. Reka tugatangire mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aramfata akankomeza kukamunda bihebuje arankomeza. Yesu aramfata mu bikomeye akankomeza. Uyu mwami wacu kukamunda bihebuje arankomeza. Yesu ntiyakundira ubugingo bwawe kubura ucunge igiciro n'iteka. Ntiyakundira ubugingo ntiyakundira ubugingo bwawe kubura yagucunguye igiciro n'iteka. Oh, Kristo aramfata, Yesu aramfata, amubitugora byose akankomeza. Etaweregere mu kiresi y'amando cesira direfo kawenda arabire fo Yesu aramfata. Oh, Kristo aramfata, Yesu aramfata, amubitugora akankomeza. Mana data wa twese mu izina rya Yesu. Izina ryawe ni reka weredere vokire stiamando jezira dire vokire siri tuterere sudetani wijezira bikire siri tuterere vomwe uri Kristo mwiza. Haleluya. Turagushimye mwami w'abami giteretse amahanga, wemeye kwitanga rimwe rizima ukemera data wa twese Imana kwitanga igitambo kugira ngo njyewe n'ubwoko bwawe data wa twese Imana turonke ubugingo buhoraho. Warakoze mwami Yesu Kristo, wakoze kuyagize neza, nawe data wemeye kumutanga uhererwa icyubahiro. Haleluya. Hesha weredere vokire stiamando jezira dire vokire siri, warakoze ubishimijwe. Shima nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shima Yesu Mucunguzi, shima nawe wamutanze. Shima nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Babara bitoteje zirebere vokire stiamando babara bikire tutererezo leta ubijezi arabikire siri tuteremando rabikire siri tutererevomwe. Turagushimye mwami Yesu Kristo, mwana w'Imana isumba byose. Haleluya. Ushimwe mwami w'abami, uhabwa icyubahiro kuko uri wera kandi uzahora wera. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, abakumenye bakizera izina ryawe abo ngabo bahaye. Haleluya. Ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo ntabwo babyawe n'inyama n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore ahubwo babyawe n'Imana. Hera aweredere vokire stiamando bivuze ngo ikibyawe n'umubiri kiba umubare, kuko ibyawe na Mwuka Wera kiba Mwuka Wera. Ushimwe mwami Yesu ko twavutse ubwa kabiri muri wowe Kristo. Mana turagushimye, turaguhimbaje, ngushimiye ko ngiye kugirira icyizere
mwami imana aka kanya nkaba mboretse data ku iriba ry'uwambaje TV guherwa icyubahiro mwami Yesu Kristo umwana w'Imana mana sengeye data wa twese Imana ishobora byose ubwoko bwawe abakurikirana iriba ry'uwambaje TV ubaha umugisha kandi data wa twese Imana bahazwe nawe Uwiteka Mana babonera amahoro n'umugisha imbere y'amaso yawe Mana ndasenze kugira ngo ubwami bwawe buze barabitoteje zireberevo mu bwoko bwawe unyemere mwuka wera abarutuyobora muri iki kiganiro ubwami bwawe bugere hagati muri twebwe mwuka wera tubere muyobora muri byose Kristo ntihaboneke nepo na Clarisse haboneke ukorera muri twebwe tuguhaye karibu n'ikaze mwuka wera kugira ngo tuyobore ubwami bw'Imana aho bwageze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro barabitotereberevo kirisire Jesus turakuje zireberevo kirisire tuguhaye ikaze na karibu mu mitima y'ubwoko bwawe unyemere umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro wese mwami Imana aho barere mu mpande zose z'imigabane igiye itandukanye y'isi Uwiteka Mana ishobora byose bajya gukurikirana ikiganiro kigiye kuboneka kuri Ry'Uwambaje TV unyemere data wa twese Imana ishobora byose ubwami bwawe bugere muri bo kandi uhindura amateka n'ibyaze guhinduka kuri Imana iri hejuru ya byose tuguhaye ikaze n'ikari mwuka wera kugira ngo tuyobore muri byose komeza tujye kuganze muri byose ni mu izina rya data wa twese n'ibyo yakoze Yesu amen kandi ukomeze Imana ishimwe cyane usoma ijambo ry'Imana kandi boneka muri Yesaya ibice byaho 7 umurongo waho wa 3 turageza ku murongo waho kandi n'undi wa 9 Imana ishimwe Imana ibaha umugisha kandi ishimye cyane Imana kubona ngira icyizere haboneka kuri Ry'Uwambaje TV niba data ndagira nkubwira ngo uza haboneka wese ntabwo azongera kwicwa n'inzara n'inyota kuko data abafukuriye iriba ry'amazi afutse yego Imana ishimwe reka dusome izina rya Yesu Yesaya ibice 7 umurongo wa 3 Uwiteka ahera ko abwira Yesaya ati sohoka nonaha ujye n'umwana wawe Sheyariyashubu usanganire Ahazi murahuriraho umugende w'amazi w'ikidendezi cyo haruguru ugarukira kiri ku nzira yo ku gisambu cy'Unemeshi maze umubwire uti wirinde uhumure witumya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Rasini n'Abasiriya n'ubwamwe Mariya bameze nk'imishini ibiri y'imuri zicunda kuko Abasiya n'Abafurayimu na mwene Mariya bagufitiye imigambi mibi bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere Ubuyuda tugakura umutima tugaca icyuho twiyimikire mwene Teberi ari mwami wabo 7 ariko Uwiteka Imana iravuze ngo migambi yawe ntizahama kandi ntizasohora ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora haleluya kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko n'umutwe wa Damasiko ukaba Rasini kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana bareba kakiraye ishyamba umutwe wa Efurayimu ni Samariya kandi uwa Samariya ni mwene Mariya nimwanga kwemera ni ukuri ntimuzakomera kubona ijambo ry'Imana mwakire neza ijambo ry'Imana Imana yamuhariho umugisha bene data Uwiteka atanze ihumure kandi humura wabonaga pawe imbere ya Kristo Mando wabonaga urugendo rw'abanyururiro wabonaga urugamba wabonaga intambara ari intambara Uwiteka hagurukije Yesaya yego Uwiteka hagurukije Yesaya kw'iriba Ry'Uwambaje TV niyo mpamvu ugiye kunywa ugashira inzara n'inyota mu izina rya Yesu haleluya iriba nta muntu uzapfa kuri ngaro uko abonye bose Imana ishimwe twamaze kubona ko amariba ari abiri yego twamaze kubona ko amariba ari abiri n'abakozi ba Satani kuko abandi twamaze kumenya ko ari babiri kandi abo bandi babiri buri muntu wese afite uwakeza Imana ishimwe cyane bivuze ngo rero abo bandi babiri ubwo umwami umwe afite iriba rye n'undi mwami afite irindi iriba ryiwe iriba Ry'Uwambaje TV ni iriba rizamura nk'umuntu wambaje Imana haleluya uko byasa kose rero ndagira ngo nkwifuriza aka kanya kubwira ijambo Imana yamaho iguhe kunywa ushira inzara n'inyota mu izina rya Yesu Imana igiye kukoreza umufasha muri icyo kibazo wari urimo Imana ishimwe ntabwo uri wenyine humura kandi datavuga ko imigambi yabo uko byasa kose itazigere hama ndagira ngo mbwire ngo uhumure Imana ishimwe Uwiteka ahera ko abwira Yesaya ati
sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheyariyashubu usanganire Ahazi muhurire aho umugende w'amazi w'ikidendezi cyo haruguru ugarukira kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi. Imana yacu ni habi cyubahiro. Haleluya. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro ku buzima bwawe. Bivuze ngo urugendo rurimo ugenda mu rugendo rukomeye cyane. Wagira ngo se Imana urangikuzi. Imana irakuza aho wicaye mu ofisi, Imana irakuza aho urimo urwabira intambara, Imana irakuzi mu burwayi urimo, Imana irakuzi mu bigeragezo uhagazemo. Mubyeyi burya Imana irakuzi. Uzi ko burya ari wicara kuvuga ngo Imana uracyanzirikana. Imana irakuzi. Imana ishimwe cyane. Mu kazi ukora irakuzi, mbese iyi nzira urimo ikuruhije ikugoye urimo uribaza aka kazi ni Imana yavuze, ese niyo yavuze kubera intambara uri guhura nako mu kazi urimo abana, ese Mana ubu burwayi maranye igihe kirekire, ese ni Imana yavuze? Ni Imana yavuze. Haleluya. Ni Imana irakuzi kandi igufiteho umugambi. Uwiteka yahagurukije Yesaya. Imana ishimwe. Haleluya. Imuhagurukije ntabwo umuhagurukije na wenyine ndetse haleluya kugira ngo asanganire umugaragu wayo Uwiteka wubashye Imana. Wowe wubashye Imana ukemera kwihanganira muri iyi nzira, niwe ugiye kunywera kuri iri riba ry'uwambaje mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabwo ari iriba rizapfa kuboneraho umuntu wese. Gato kera ndi umukatolike twigera Kibeho ariya mazi y'umugisha aho bayavoma gusibye kuri ngo basigaye bayafunze kugira ngo bose batakomeza kuvoma uko yiboneye, ariko ariya mazi y'umugisha mbere ntabwo ajya kuvoma. uwo ajya kuvoma ngo ufite ibyaha ntabwo wayabonaga, ariko umuntu wabaga udafite nyine wamaze kwatura ibyaha bye Imana itamubonaho umugayo we yarayavomaga. bivuze ngo rero n'iri riba ry'uwambaje ndagira ngo ubwira ngo izajya rinywerwaho n'umuntu agize gute amaje guca bugufi imbere y'Imana iri hejuru ya byose, kuko nta kizira kizigera kinagera mu izina rya Yesu uko byasa kose. ndagira kubwira ngo rero inzira urimo iruhije, inzira urimo imico ubona ikugoye, mbese inzira zigiye zitandukanye, iyanjye siyo yawe, iyuriya siyo yawe, ariko ndagira kubwira ngo Uwiteka aguhagurukirije umufasha. Ya tawere berevome sikiyamando jezira berevome stile. Iyi nzira Imana irayizi kandi iri kukureba. Imana ishimwe cyane. Uri mwana ngo ese Imana urambona? Ese urareba akarengane ufite? Ese urareba mwana ufite? Ese urareba uburyo sima? Imana iri kukureba jezira berevo kiriyamando jezira berevo iri wowe uri kureba. Haleluya. Imana ishimwe yo kurwana nabyo Imana irabireba. Intambara y'u Rwanda z'Imana irazizi, akarengane muri murengane Imana irakazi. Wa mukozi Imana ngo mbese ni Imana yampamagaye, ese ni nde? Dore kugira ngo ni Imana yaguhamagaye iranagutoranya. Imana ishimwe cyane. Ariko mu rugendo kugira ngo nawe utabisare nk'abandi, Uwiteka Imana ishobora byose ahagurukije nde? Uwiteka ahera ko abwira Yesaya ati sohokana n'umwana sohoka nonaha. Habayeho itegeko. Imana ishimwe cyane. Ujyane n'umwana wawe. Bivuze ngo ntabwo Imana intumye njyenyine ihumanye na Mwuka Wera. Ugira ngo ni igitumye njyenyine. Haleluya. Imana impakurereze zirebere mu Kristo y'amano jezira birevo musire impagurukirije na Mwuka Wera kugira ngo wowe ntumyeho. Imana yacu ntabwo cyubahiro. Aka kanya no wowe Kristo ntumyeho. Imana ishimwe cyane. Ntabwo mu rugendo uri ko wenyine, uri kumwe n'Imana iri hejuru ya byose. Kugira atase barara ntabwo ari kuhagwa. Imana kubera iki bakoroga ntupfe? Kubera iki baguhiga ntibakubone? Wowe cyo ugambana akazi ntirukanwe. Kubera iki ndajya ngo ngo nuko Imana iri kumwe nawe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ukagambana ugambanirwa. Imana ishimwe. Ku bico bagenda bagucira. Ku nama zikuremera buri munsi. Ibyo byose Imana ibize bite? Imana irabizi. Haleluya. Imana yacu ntabwo yabaye kumaza igihe kirekire mu bushomeri. Imana yacu ntabwo yabaye kumaza igihe kirekire mu warabuze urubyaro. Ntabwo Imana yabaye kumaza igihe kirekire wa mukobwa we ubengwa ukibaza iki cyangiro kimbaho. Haleluya. Ni ukubera iki ko nasenze Imana ko mba muri korali kandi nkakiranukira Imana uko bishaka. Uwiteka agiye kurejeza ireberevome. Imana ntabwo imigambi y'umwanzi wawe zigera hama mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Usanganire Ahazi murahurira aho umugendo w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru ugarukira kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi. Kane maze umubwira uti wirinde uhumure witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini. Umwami Resini mukubitaniye mu kazi, mukubitanira mu rubyaro, mukubitanira mu rushako, mukubitanira mbese muri siwaso zose wakubitaniye na Resini. Haleluya. Ariko mukubiteka Imana irejeze ireberevo mivuganye nawe. Ntutege ubwoba nawe, ntutege ubwoba n'amajwi ukumva, ntutege ubwoba n'umukoresha wawe, witege ubwoba. Haleluya. Uwiteka araguhamirije aka kanya niwe ugutumyeho.
haleluya. Imana igutumwa aka kanya ube maso, ntuhagarike umutima, ntukurwe umutima, ntucogore. Imana igutumyeho, witegurwa n'amajwi ye ngo yakwandika urwandiko rugusezera akazi niba akaguhaye se. Imana ishimwe cyane, upfa kuba wibitseho ijambo rya nyiri ijambo. Imana yacu ntabwo icyubahiro ngo umurozi arakugenza, ngo umurozi araguhiga, ngo mu rugo rwawe ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka Imana iryo terabwoba riri mu matwi yawe uritesha agaciro ubera aka kanya. Uwiteka Imana yari Isirayeli yavuganye nawe ngo ntiwongere guterwa ubwoba n'umwami witwa Resini. Imana ishimwe cyane ngo kandi ntabwo ari wenyine ngo ari kumwe n'abasiriya haleluya, n'ubwa mwene Remayira bameze nk'imishimi ibiri. Urumva barifatanije niko Bibiliya itubwiye, n'imishimi ibiri y'imuri icumba barifatanije bahinduka umuriro n'itanura imbere y'amaso yawe, kandi koko urakireba ukabona nticyoroshye. Urakibyushyaho ukakiryama, mbese ugitsitaraho ukakigendamo, mbese biragukomeranya. haleluya. Mwicarana muri ofisi nacyo ngo bahinduje bamaze kwifuza ngo bamara nk'imishimi ibiri, ngo bamaze kuza n'imishimi ibiri bahita bahinduka nk'umuriro. Imana ishimwe cyane. Nawe wibuke amagambo wibuke uburyo ki bajya kuguteranya, wibuke uburyo ki bakugambaniye, wibuke uburyo ki uyu mwami yageze mu rugo rwawe ukuntu ibintu bimeze, wibuke uyu mwami iyo yageze muri situwasiyo z'ubuzima ukuntu ihagaze. Ariko umva uko Uwiteka Imana avuganye nawe mubyeyi, umva uko Uwiteka Imana avuganye nawe wa musore wa mukobwa we, Imana ivuganye nawe kuri uyu mwami, kuri abo bandi bifatanije ari batatu ngo bagahindukamo abantu babiri kugira ngo babashe kukurwanya. Imana ishimwe, haleluya. Uwiteka Imana bameze nk'imishimi ibiri yego, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remariya bagufitiye imigambi mibi. Urumva ko inama bagucurira cyangwa se inama uko ziterana data wa twese Imana zose arazizi. Bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere i Buyuda tuhakure imitima, tuhace icyuho, twimikire mwene Taberi abe umwami waho. Imana yacu ni hagucyuwe nubwo inama zateranye mu bye, haleluya. Nepo nubwo inama zateranye zigateranira kuri wowe, ariko ndagira ngo mbwire ngo inama zabo n'imigambi ntabwo zigire gutwe ihama nkande. Imana ishimwe cyane. Nubwo umubyeyi w'inama zateranye nubwo ziterana, nubwo Efurayimu biri tubwiye wakoze ngo ko Efurayimu kubera icyo nawe kuvuga muri aba banzi b'Uwiteka. Efurayimu umenye ko yivanze n'andi moko, Imana ihita ibona yabaye nkabo, kuko Yesu amera imbuzi rutarutara. Imigambi yabo imera mbese yarivanze. Imana yacu ntabwo icyubahiro, kuko ubu ngubu abanzi b'umuntu cyangwa se abanzi b'umuntu ni mwene so, nujya kukugambanira nibo basigaye baducira ibico, nibo usigaye ugutangira repote, we murasengana mubana muri gurupe, mubana muri korali na hehe, abo nibo basigaye ari abanzi bacu. Niyo mpamvu Efurayimu avuzwe ahangaha, ni twebwe ba Efurayimu twarivanze n'andi mahanga duhinduka natwe tumira imvuzi rutarutara, ariko byatewe n'indamu. Efurayimu iyo ataza kubishaka indamu ntabwo aba yaragiye muri bari abanyamahanga, yagiye muri bo ahita asa nabo. Niyo mpamvu arimo kugambanira ubwoko bw'Imana, haleluya. Ariko ubwo Uwiteka Imana avuganye nawe, barihuje mubaze kwihuza bahita baba umuntu umwe, bahita abantu babiri, kandi bari abantu bageze muri bane. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire rero ngo Uwiteka ari kumwe namwe. Karindwi, ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, kuko umutwe w'Isiriya ari Damasiko, n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Resini, kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana babe batakiba ishyanga. Imana ishimwe. Urumva ko nta kibazo dufite. Ndababwira ngo ntibongere guhagarika umutima, ntibongere gukurwa umutima, haleluya. N'aba bandi mwiterabwoba nibyo bivugishwa gusa ukabona barimo barikaragaza, nta terabwoba. Imana ishimwe cyane. Upfa kuba waravuganye n'Imana ishobora byose. Nubwo wabonaga ari ntanzira, nubwo wabonaga urugendo rwanyereye, nubwo urugendo rwari rukugoye, ariko Uwiteka rwagushyikirije Yesaya. Ntabwo Yesaya yanditse wenyine, Imana imutumanye n'umwuka wera kugira ngo agusobanurire kandi akumenyeshe, akwibutse. Imana ishimwe cyane ibyo Imana yari yaravuganye nawe, haleluya. Wicogora ntucike intege mu rugendo, komera kandi ushikame kuko Uwiteka araje. Imana imaze kukubwira ko irabizi ngo bakora inama udahari, bamara kuzikora bizikora mu mitima yabo rwishwa, ariko Uwiteka akazikerereza derevome, akazigaragaza kubera icyo bagukorera inama, imigambi yabo ntihame kuri wowe. Wakujya se nizihe mbaraga? Ni imbaraga z'Imana icyo byose zibikora. Kubera icyo bagutega amahembe bakakubobera ibirozi byose, bagakoresha uko bashoboye kose ariko ntupfe. Kubera icyo bakoresha imbaraga zose z'ikuzimu bakoresha uko byakabaye ariko ntupfe, haleluya. Ntunasare kandi bari babigambiriye, ni ukubera ko hari imbaraga z'Imana iri hejuru ya byose. Imigambi yabo ntabwo izigera ihama mama, imigambi yabo ntabwo izigera ihama mubyeyi, imigambi yabo ntabwo izigera ihama papa. Humura, haleluya. Icara utuze. Niba ari Imana yavuganye nawe kuguha akazi, niba ukarimo
shikama haleluya ubwira Kristo ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro Imana ishimwe cyane ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubwo imbaraga ze nyinshi ndamahoro ubwira Satani n'abadayimoni ati murabeshe gusa nubwo mwihuje mukabera nk'imishini ibiri mukaka umuriro kugira ngo muntwike ntacyo muzantwara Imana guhagurukirije imbabazi za Imana guhagurukirije umufasha agiye kubana nawe muri icyo gikombe kandi igikombe wari umazemo igihe kirekire nawe urakizi n'igikombe kigoye n'igikombe cyari kikuruhije n'igikombe wabonaga kuri wenyine igikombe cy'ubushomeri kirababaza nta gikombe cyoroshye ku muntu Imana ishimwe cyane cyo uhagazemo si cyo ndahagazemo ariko nagira ngo Uwiteka Imana atumye sango haguruka vuba ujyane n'umwana harageze rebere vome sikiyamana mugende muhure nahazi kuko inama zamaze guterana inama zamaze gukorwa hera pawerebere vokiresikiyamambo jezera birevome sire ndabona umwana wanjye bamugambaniye ndabona bakoze inama zo kugira ngo jezirebere vome sire bamubohe ariko haguruka vuba Imana ishimwe cyane ugende umfatire umwana ukuboko ugende umutambutse muri baraba Imana ijya kugutambutsa hagati y'ababishawe mu izina rya Yesu uko Imana iguhaye umufasha Imana ishimwe uzababanaho uzabakorana uzababyarana uzabashakana Imana yacu ibintu cyubahiro kuko Imana ni Imana ishobora byose ahubwo nagira ngo mbwire ngo uhagaze ute muri iyi minsi ese urugendo rurimo rugenda cyangwa waracogoye ese urugendo rurukomeje cyangwa wumva bwacitse intege haleluya wa mubyeyi we ndagira ngo mbwire ngo ngere ukomere wa mukobwa mwongere ukomere mu rugendo kuko Imana amaze guhagurutsa umufasha kugira ngo agufashe Imana irakubwiye ngo uko byasa kose imigambi yawe ntabwo izigera ihama kugeza igihe Imana izasubira isezeranye ku buzima bwe mu izina rya Yesu Imana iragukunda kandi igufiteho umugambi heta were berevokiresi yamando jezera berevokiresi Imana iguhagurukirije umuhanuzi haleluya Imana yonyine ntabwo intege nyinkumanye n'umumanye na Mwuka Wera kugira ngo Mwuka Wera abashe gusohoza ibyo Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu haleluya ngo yarakurukanishije mu kazi Imana ishimwe cyane inama zakozwe Imana ireba mama inama zakozwe Imana ireba papa hari n'igihe kwendaga kiriya gikombe ariko beremera ariko ndagira ngo mbwira ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli agiye kumukoranya ibyo yenderaga byose Imana ivuganye nawe ko bigiye kuri Jezebeli Fonesire guhinduka ubusa kugira ngo ubashe kugira gute ubashe gusingira isezeranye n'Imana iri hejuru ya byose Imana irabakunda haleluya ntagiye rero na kimwe njyewe imbere y'Imana buri munsi rwose pe mba nahawe amakuru y'ijuru kandi amakuru mba nahawe ni amakuru yizewe kuko ngenda nasenga Imana kandi senga Imana ivuga senga Imana ikora senga Imana itagivuga amasigara cyicaro haleluya ndagira ngo nkwibarize akabazo akakanya bitewe n'iyerekwa nagize rikomeye cyane rikomeye nagiye kubona ngo mbona njyama ku dusozi tubiri nabonaga ari udusozi duteganye agasozi ka mbere kari iburyo akandi gasozi kari ibumoso Imana ishimwe utwo dusozi twa duteganye ariko twose tudahuye hagati y'agasozi n'akandi harimo navuga ko harimo niba ari igikombe harimo twabyita nk'akamubande mbizi gutya na gutya hagati bwo harimo kandi harimo inzira cyangwa se harimo intera ndende agasozi kamwe ko hakurya rero nabonaga kariho abantu benshi b'ingeri zose hari abakobwa hari ababyeyi hari abapapa hari abantu b'ingeri zose n'abasore utwo dusozi rero twaduteganye mu gasozi kamwe ko hakurya akariho abo bantu barimo bigaragura n'akagereranya nkahera nagereranya nka shiru nabonaga barimo bigaragura barasima ibyeri baboroga barimo bava mu Mana kuki wambwiye ikintu kimwe kuki wambwiye urubyaro nk'umwe kuko wambwiye umugabo nk'umwe kuko wambwiye akazi nk'ukame ariko mu bwo kwigaragura nabigaga ko ari iki ari abanyeshuri ndabaza ntese abanyeshuri ko nzi ko umunyeshuri arangwa na inifomo zabo bazishyize hera pawere berevokiresi y'amando jezera berevokiresi ibintu mubyumve kandi mubyumvire ndagira ngo ubwire ngo uhite ureba wikarasa aho uhagaze uhite uhuta vuba kugira ngo ubanze kuhikura Imana irambwira ngo ndabaza ngo kuki batambaye inifomo kandi nkabona ari abanyeshuri nkabona kandi mo barataka batakamba ngo kuki watwimye ibi Imana ishimwe cyane haleluya bene data nshuti z'umusaraba bakunzi b'iriba ry'uwambaje TV ndagira ngo mbabwire iki kintu kandi pe ucyumvirize kandi nugikora ukacyumva neza ukagishyira mu nkingi z'umutima wawe ukacyakira nk'uko Uwiteka kiguhaye ni ukuri uzabonera umugisha imbere y'Imana haleluya ndabaza ngo mbese kubera iki batambaye inifomo kandi erebereje zirebere vome sikiyamamba ari abanyeshuri ijwi ry'Imana rirambwira ngo impamvu batambaye inifomo bari abanyeshuri bari bafite vakansi iyo umunyeshuri afite vakansi
vakanse inifomu ntabwo aba akiyambaye. Haleluya. Kandi vakanse ntabwo vakanse ibona umunyeshuri vakanse ni vakanse guhera muri garidiyeni babona vakanse upfa kuba umunyeshuri. Haleluya. Urumva ko kuri uwo musozi bari ingeri zitandukanye, ntabwo nzi muri garidiyeni cyangwa iki niyo waba umusaza w'imyaka 80 cyangwa 100 waba wiga muri garidiyeni by'Imana. Amashuri y'Imana atandukanye nayo mu isi. Haleluya. Nagira ngo mubwire ngo ubanze wumve aho uhagaze. Imana ishimwe cyane. Imana irambwira ngo impamvu bariya abantu bari muri vakanse nabo bagiye muri vakanse mu biruhuko, bamaze kujya muri vakanse mu biruhuko baribagirwa. Baribagirwa. Ndavuga nti ibyo bishatse kuvuga iki? Imana irambwira ngo bariya abantu harimo abo narahaye akazi, bariya abantu harimo n'abanahaye urubyaro, bariya abantu harimo n'abanahaye urushako rwiza, bariya abantu harimo abanahaye amaviza bajya hanze, nemera gukenyereza abandi ndabakenyeza. Imana irambwira ngo bariya abantu barimo banafungurije amakonte, bariya abantu barimo banahaye ubutunzi, bariya abantu harimo n'abakuye mu bukombe. Imana imbwira ibyiciro byose ndikanga, ndavuga ngo mbese nuko bimeze. Ndabonye kubera iki bari kurira kandi warabahaye. Baba we. Imana irambwira ngo impamvu nabakurebere vokiresi ya mango nabashubije mu ishuri ni ukubera ko vakansi yabo baripfushije ubusa, baragenda baraya, baragenda bongera gusubira mu byabo n'amaso yanjye, barongera bagira gute bava mu bushake bwanjye. Ntabwo vakansi bivuze ngo ugiye kwinezeza. Vakansi Imana yabwiye ngo ngo abantu n'abahaye akazi, ariko none namaze kugira gute kongera kubasubiza mu mashuri bitewe yuko batabikoze nk'uko nigeze gute nabibabwiye. Mwana ruranyica. Ndavuga ngo Mana byashoboka gute kandi bari abantu bazatabarwa gute kandi zongera kubagaruka mu buhe buryo? Imana irambwira ngo mu by'ukuri nabashyize mu ishuri kandi nongera kubaha mu ishuri kuko namaze kubakura mu kazi. Haleluya. Mara kubima urubyaro. Imana irambwira ngo basabye akazi bahageze, ubona haye akazi yarahageze ajya kwinezeza mu by'isi aranyibagirwa. Haleluya. Haragenda anyuranya n'ubushake bwanjye. Yari yarambwiye ngo ni ukuri mu akazi nzakora gutya ariko ibyo ndabitegereza ndabibura. Uwo nahaye urushako nkamukorera ubukwe, Imana irambwira ngo nabakoreye ubukwe duherukana nkimara gukora ubukwe. Uwo wasabye urubyaro nawe rumuhaye aravuga ngo Uwiteka niba ubutware n'umubyaro nkabyara ngaheka. Ntabwo reberevo kiresi ya mando de reberevo mesire mwagiye. Imana irambwira ngo bora bose nta banyamihigo bajya bahiga imihigo. Data wa twese arambwira ngo nta n'umwe ugeze uhigo. Reberevo mesire ndavuga ngo se kandi ko n'umwe bagiye kongera guhigura bizagenda bite? Imana irambwira ngo niyo mpamvu nabashyize mu ishuri, ndi Uwiteka yabishyiriye mu ishuri bari kwiga ku bwanjye. Ndavuga ngo none ko nta uniform ati nabafungiye muri vakansi. Mana nyir'ubutware, Mana idutabare, Imana idutabare. Haleluya. Nawe ndagira ngo nkubwire utarajyanwa muri vakansi, ndagira ngo nkubwire ngo utarembeye ku ishuri, utarambikwa umwambaro w'ishuri, wowe ukicaye mu kazi uzi ko ukikariho, wowe ukiri mu rwego uzi ko ukirurimo, wowe ugifite ukibona umeze neza, wowe ukibona ugifite uburyo. Haleluya. Wowe muhanuzi ugihanura ukumva biremera, wowe muvugabutumwa ukivuga ubutumwa ukumva biremera, ndagira ngo nkubwire ngo udahura n'iyi vakansi. Imana ikongera kukusubiza kandi mu ishuri. Haleluya. N'abaririmo barimo baraboroga. Imana irambwira ngo icyo gice kiriya gice nijya wakishyiriye mu ishuri kugira ngo kibanze kongera kwiga kandi. Ndagira ngo ikibabaje ni uko nabonye harimo n'abakiri muri garidiyeni. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe cyane kuko vakansi yambura umunyeshuri uwo ari we wese. Wa mukobwa wanjye wikarasa ahantu uhagaze. Ese ishuri uhagazemo koko uri kubona icyo wari warahigiye Imana waragikoze. Imana ishimwe ubanza wikarasa umwanya urimo wakurukanye mu kazi kuziye mpamvu. Haleluya. Ese urugo rwawe rusenyuka kuziye mpamvu? Ese wabuze urubyaro kuziye mpamvu? Haleluya. Ese wabuze ubanza nusanga icyo cyiciro utakirimo ni ukuri ugiye kugirirwa neza n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo ni ibyiciro bibiri Imana yambwiye igiye kubabwira n'ikindi cya kabiri. Haleluya. Ariko Imana irambwira ngo bari impamvu batambaye inifomu ngo ni ukubera yuko nyine Imana yabafatiye muri vakansi kuko baragiye baragwa barinezeza, ariko Imana iguha akazi waratakiye Imana uravuga ngo Uwiteka Mana noma akazi Mana ishobora uhiga imihigo waheze kandi mwagiye muhiga ndabizi, mwagiye muhiga nawe urabizi. Wa mukobwa warahize ati n'uwo mugabo wahize urabizi, wa mupapa wabonye umwe nk'akazi urabizi, wa mubyeyi urabizi ati n'umuhungu nkabona bose kujya hanze urabizi neza ibyo waduhiga. Ariko mwese Imana yambwiye ngo mwige mbese n'abatarajya mwitegure kandi nabingingira Imana kugira ngo wowe utaricara muri iryo shuri kugira ngo Uwiteka ugaruke wongere gusubiremo urebe ugatari ko imihigo nagiye mpiga narayihiguye. Ese nitwaye mu kibuga gute? Imana ishimwe cyane.
icyo cyiciro kiba kivuyeho, Imana izana ku kindi cyiciro cyo hakuno. Sasa icyiciro cyo hakuno y'ako gasozi kandi hoho hari abanyeshuri bambaye inifomu, bo bari barimo kwiga ariko bo barimo basenga bambaye inifomu. ndavuga ngo se abangaba bampagazemo bo ni ukubera iki bambaye inifomu? ijwi ry'Imana rirambwira ngo abangaba barimo kwiga neza. ubanza urebe niba uri kwiga neza. Haleluya! ndagira ngo mubwire ngo icyo kibazo urimo wihanganira, ubwo kugerageza uri kwihanganiramo, Imana ije kuje zirebere fone siri gusenga kwa imbere y'Imana kugiye kumvikana. Imana ishimwe cyane. Imana irambwira ngo iki gice ni icy'abantu bambaye inifomu bemeye kwihanganira bagerageza kugeza ku mperuka. Haleluya! wa mubyeyi urebe ukuntu wihanganye, wa mupapa urebe ukuntu wihanganye, ukihanganira urugo rwawe, ukihanganira kugerageza, ukihanganira umukoresha wawe, ukihanganira situwasiyo zose z'ubukene. wa mukobwa uzi ko utigeze warihanganye ntujya kwemera kujya Babuloni, urihanganye urakomera. ndagira ngo mbere Uwiteka aje kugutabara. ariko aho ngaho narindi hari ababyeyi babiri. abo babyeyi babiri nabonaga barimo kwiganirira. umwana umwe w'uwo mubyeyi arimo kwirukanka ari kugenda kuri ako gasozi, none bakajya kubangamira abandi barimo gusenga. baramubwira ati se mama wajya ufata umwana wawe akajya gusakuriza abandi. Imana irambwira ngo uyu mwana agereranywa na mwuka wera. Imana irambwira ngo hari mwuka wera uri guzerera. Imana irambwira ngo mwuka wera abantu benshi uri guzerera wa inzererezi. iyi nzererezi Imana basi inzererezi bishaka kuvuga. Imana irambwira ngo inzererezi bizi zose muri kugenda mubona. Imana ishimwe cyane. Imana irambwira ngo mwuka wera w'abantu benshi wabaye inzererezi biri guzerera. wamaze kuzerera ubona imyuka y'abarangi, ubona imyuka y'abatwezi, ubona imyuka y'imbaraga z'intsinzi itavuga Imana, wisanisha nazo, umaze kwisanisha nazo uwo mwuka wera uragenda uba inzererezi. Imana ishimwe cyane. Imana irambwira rero ngo uwo mwuka wera umwuka wera w'uwo mugore ariko biri guzerera wabaye inzererezi. Imana yacu ni icyubahiro. niyo mpamvu ubona abantu babaye ibiti, babaye inzererezi mu matorero, babaye inzererezi ahantu hose babaye inzererezi. Imana yacu ni icyubahiro. bivuze ngo rero ndagira ngo ubwire ngo aho wari ugeze ubanze urebe niba uri kwigishwa n'Imana neza, ubanze urebe niba ishuri urimo ari Imana rigushyizemo, ubanze urebe niba ishuri urimo ari wowe wabyiteje. numara kwikarasa hose umaze ko nusanga uhamaranywa n'umwuka wera, Imana irabasha kukugirira neza. Imana yacu ishimwe cyane. rero tugiye gusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo Imana ibagirire neza. kandi wowe wari ucitse intege, wowe wumvaga bikomeye, wabonaga nta nzira, wabonaga bikomeye, wowe wabonaga rwose pe washakaga kuva mu ishuri, ryakubwira ngo niba uri kwigishwa n'Imana neza, ihangane wige kuko igihe cyo gutabarwa n'Imana kirageze. nawe wabonaga kuri kwiga, nawe warimo wiga wigishwa n'Imana mu buryo waranze kumvira Imana, akaba ari kwishyira mu ishuri kugira ngo ubikosore. uri kwiga utambaye inifomo, ubanza urebe inifomo yawe wayisize he, kandi wayitaye nawe urahazi. Imana ishimwe cyane. igihe Imana yakureje zirebere vokiresi yamanduje zirabire vokiresi, igihe Imana yakugiriraga icyizere, wamara kugira icyizere ikaguha akazi abandi barakabuze, ikaguha urubyaro abandi barabuze, ikaguha gushaka abandi barabuze abagabo, ikakureje zirebere vokiresi yamanduje. ni icyizere burya Imana yari yakugiriye. ariko urebe ukuntu Uwiteka nyine Imana wagize gute amutakarije icyizere. ubanza urebe abantu wataye inifomu maze uyambare, numara kuyambara ubashe guhabwa amanota. naho ubundi uri kwiga ntayo wambaye, Imana ishimwe cyane. ubanza wisubiremo imihigo wagiye wiga yose, nta n'umwe urahugura imbere y'Imana, kandi ubundi ushaka kugirirwa neza n'Imana. Imana rero batabare kandi bagirire neza. reka mbasengera Imana. wowe wari waravuye mu buntu bw'Imana, wumvaga ari nta nzira, ndagira ngo usengere Imana kugira ngo igukomeze kandi kwambika imbaraga, igukomereze mu butware bwayo. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yo kwera no gukiranuka, umukozi umuhanga utagira uri kugenza. Rabbi totere bere vokiresi yamando Jesus baba rabbi kiresi totere rezulta. ndagushimye Kristo, ndaguhimbaje kuko uri Imana iri hejuru byose, nta kibasha kugwa umugambi wawe. ngushimye ku ijambo ryiza Data wa twese Imana, ku magambo bwiza ubw'ubwoko bwawe. ngushimye Data wa twese Imana ko hatabonetse gihe hakaboneka uri muri jyewe. ngushimye ko wiranguruye Data wa twese Imana muri ubutware. ngushimye kuvuza ubw'ubwoko bwawe. Mana sengera ubwoko bwawe Uwiteka nyine Imana, wanyeretse ibice bibiri. igice kimwe kiri kwiga ishuri nyanga Imana ishobora byose ridakwiriye, ikindi gice kiri kwiga ishuri rikwiriye, kubera yuko Uwiteka nyine Imana ishobora byose bariya bahamarijwe n'ubushake bwawe. ariko haracyari ibyiringiro, haracyari imbabazi z'Imana zabagaruka kugira ngo bongere kwambara inifomo yabo, kugira ngo babashe kubarwa mu banyeshuri nyabyo. Uwiteka Mana ibenduka mu izina rya Yesu. rero nasengera n'abana bari kuri aka kandi gasozi, bo bambaye inifomo ariko bategereje ubushake bw'Imana. nyemera basanganiza imbaraga zawe zikomeye. mwuka wera rushije cyane kubana nabo, kandi Uwiteka Mana usohoze isezerano nasezeranye n'ubwoko bwawe. ababuze uko bagenza ugira uko bagenza, utanga akazi, utanga urubyaro, utanga urushako. heta were bere vokiresi yamando jezira bire vokiresi tuterere vumu. nyemerera Uwiteka nyine ubutware. abashomeri Mana ugira uko bagenza, utanga akazi, utanga umugisha rwose.
Reta kuwa bitote jazire de revokire skiamando Jesus rabikire tutere resultat nyemerere baba igaruke ku bwoko bwawe kandi Imana ishobora byose n'abariya bagiye dashobora twese Imana babona vacancy bakayitwaramo nabi unyemerere basanganiza imbabazi zawe nyiri ubutware kandi mwami w'abami uwera wa Isiraheli bongere bagaruke mu murongo basenze kugira ngo data batwese imbabazi ziboneke ku muntu wari wese uhembura imitima ya benshi ukiza abarwayi Mana ishobora byose aho kubagenza ugira kubagenza utabara ubwoko bwawe urengera itorero ryawe uwiteka we Mana suko byose mu bwoko bwawe kandi data batwese Imana ugarure imitima data yari yataraye abari bamaze kwibasubize intege ndetse n'imbaraga turagushimye kuko uri Imana igenyuranye ibihe n'iminsi kandi ugatanga redoreje zirebere fo mfitiye amando data batwese Imana amazi data nyine ubutware Imana isumba byose aho yari yabuze tanga umugisha mu bwoko bwawe ukomeze kwigaragaza muri byose ndasenze kugira ngo ukomeze uhe umugisha umugaragu wawe Nepo kandi data batwese Imana ukomeze ukorere iby'ubutwari kuri iyi channel riba ry'Uwambaje TV ya Yesu Kristo tewerebere vokire skiamando Jesus rabire vokire sire unyemerere ubwami bwawe ukomeze bugaragira ubwoko bwawe ineza yawe ukomeze utegeke iganze haleluya kuko uri Imana ishobora ibintu byose ndagushimye kuko uri Imana y'inyebambe n'imbaraga nyinshi komeza utegeke kuganze mu byose ukomeze kuyubahisha ni mu izina rya data twese nsabye ngizo urakoze Yesu amen imirongo ya telefone ni 0780 33 76 37 amazina ni Clarisse kubw'Imana Imana ibaha umugisha.